Uraho neza mukundwa, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ese wumva umutima wawe wuzuye umwijima? Wumva wabuze icyerekezo? Ngwino ufatanye nanjye gusenga. Mbere yuko dusenga, reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Mbere na mbere hariho Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Mukundwa, umwami Yesu yaje mu isi aje gucungura umuntu. Uyu rero yahoze ari Imana, yabayeho mbere na mbere. Niwe Jambo ryaremye ibintu byose. Niwe muremyi, kuko tubonye ko Jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana. Haleluya! Ibintu byose byavuye mu kuboko kwe. Kubaho kwawe, imibereho yawe byagenwe nawe. Niwe mugenga wa byose. Jambo yahoze mbere na mbere ari kumwe n'Imana. Niwe wa mbere, nta n'uzigera amuheruka. Ibintu byose byaremwe na Jambo, kandi mu byaremwe byose biri mu isi, nta na kimwe kitigeze kiremwa n'ibiganza bye. Muri Jambo, mu mwami Yesu, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo niwo mucyo wacu. Niwo mucyo ukwiye kwirukana umwijima mu mutima wawe. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi bwarandura umwijima ugahunga, ukuzurwamo n'umucyo. Umwijima uganisha mu rupfu, ariko muri Kristo Yesu harimo ubugingo, kuko ubwo bugingo ari wo mucyo umurikira abantu. Nubwo umucyo waje mu mwijima, abantu bakawuhunga, ariko umwijima ntiwigeze utsinda umucyo. Hoya, umwami Yesu yaranesheje. Umwami Yesu ni Imana, niwe ukwiye kuba umuyobozi wawe. Umwami Yesu yahozeho mbere na mbere, ndetse n'isi itararemwa. Ijambo rye rifite ububasha bwo kuguhindura umuntu mushya, ugahinduka icyaremwe gishya, ukava mu isi y'umwijima ukajya mu isi y'umucyo, ukava mu isi y'umubabaro ukajya mu isi y'umunezero. Haleluya! Umwami Yesu yahoranye n'Imana mbere na mbere, kuko tubonye ko ari we muremyi. Muri we harimo Jambo, kandi Jambo ni Imana. Muri Yesu harimo ubugingo. Muri Yesu ni isoko y'ubuzima. Kuba muri Yesu hari isoko y'umunezero. Kuba muri Yesu hari isoko yo kubaho umutima utagucira urubanza. Kuba muri Yesu harimo ubugingo butangwa nawe. Kuba muri Yesu harimo umucyo
ukura abamwizeye mu mwijima. Umucyo wa Yesu utsinda umwijima w'icyaha. Umucyo wa Yesu utsinda umwijima w'icuraburindi. Erega kuba muri we byagukura muri ubwo bubata, byaguhindura umwana w'Imana, ugahinduka icyaremwe gishya. Ubwiza bw'Imana bukarabagirana muri wowe, ukagenda wumva unezerewe, ukagenda wumva ubohowe, ugakurwa ku ngoyi ya Satani, ugahinduka umwana w'ubugingo. Muri Kristo Yesu birashoboka ko wakira. Kuba muri Kristo Yesu wahabwa ubugingo buhoraho. Umwijima wava mu mutima wawe ugahunga, kuko umwijima wasimburwa n'umucyo, ukabaho unezerewe, ukabaho utekanye. Kwizera umwami Yesu ni ukwakira ubuzima. Kwizera umwami Yesu ni ukwakira ijambo riguha icyerekezo ndetse n'umucyo w'ubuzima. Hitamo kugendera mu mucyo wa Kristo Yesu buri munsi. Hitamo guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Reka siga umwijima, ureke kukwigarurira, wigarurirwe n'umucyo utangwa na Kristo. Shyira imbere ijambo, ibitekerezo byawe uyoborwe na jambo. Kugira umwami Yesu nk'umucyo w'ubugingo bwawe, w'urugo rwawe, w'umuryango wawe, bizatuma mubaho munezerewe, muzakundana nk'uko yabakunze. Kugendera muri we, kugendera mu mucyo, bikurinda cyangwa biturinda kutagendera mu isi y'ibinyoma. Reka umwami Yesu akuyobore, gendana nawe buri munsi, muhigira ikibanza mu mutima wawe, abe isoko y'ubugingo bwawe, agufashe buri munsi. Naho mu buzima bushimangira ko ufite Kristo muri wowe. Noneho reka dusenge. Mwami Imana yera, ushobora byose, urakomeye, urahambaye. Uyu munsi turi mu gitondo gishya, uyu munsi turi ku gicamunsi cyiza, uyu munsi turi mu ijoro ryiza, kuko tugufite kandi uri umucyo wacu. Twicishije bugufi imbere yawe, imbere y'intebe y'imbabazi zawe. Turagushimira kuko uri Imana iteka, Imana iriho kuva kera kose, kuva mu itangiriro ry'ibintu byose. Data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi tuzirikanye ijambo ryawe rivuga ko wabayeho kuva kera, mbere y'itangiriro ry'ibintu byose. Turakuramya Yesu Kristo, turakuramya Mwami w'abantu, turakuramya Mwungeri mwiza. Ijambo ryawe ryariho mbere y'iremwa ry'isi, ijambo ryawe ryari kumwe kandi ryari Imana. Iyo dutekereje ibyo, imitima yacu yuzura ubwoba. Habwa icyubahiro kuko turi guhura nawe binyuze mu ijambo ryawe, turi kukumva mu ijambo ryawe. Mwami Yesu, turagushimira kuko ari wowe jambo, uri Alufa, uri Omega,
wariho mbere y'ibintu byose, nta na kimwe cyaremwe utabigizemo uruhare, ndetse natwe ubwacu turi ibibumbano by'intoki zawe. Ni wowe wasize byose, ni wowe waremye byose, urangije ubihumekeramo umwuka w'ubugingo, ubimurikira n'umucyo wawe. Haleluya! ni wowe watumye tugira ubuzima, kandi ubwo buzima, ubwo bugingo bwatubereye umucyo utuyobora kugira ngo tuve mu mwijima w'umubi, umwijima wa Satani. Mwami wacu, muri wowe harimo ubugingo buvanaho urupfu. Haleluya! muri wowe harimo ubuzima buduhindura bashya, bukatuma tuba abanyakuri. Turagusaba ngo ubugingo bwawe bube muri twe. Haleluya! niba hari aho twazimye, ohereza ubugingo bwawe bwuzure muri twebwe. Turakwinginze Mana yacu, utugirire imbabazi. hari ubwo twagiye mu mwijima w'ubuyobe bw'icyaha, twagendeye mu mwijima w'amarangamutima atatwubaka, bituma tureka umucyo wawe. ariko uyu munsi twongera gucana mu mucyo wawe, uyu munsi turasaba kongera kuzura umucyo wawe. turasaba kuva mu mwijima. tumaze kumva neza ko umucyo wawe umurikira mu mwijima, kandi uwo mwijima udashobora kunesha umucyo habe na gato. turagusaba Mana yacu, turakwinginze ngo umucyo wawe utsinde umwijima uri mu mitima yacu, uri mu miryango yacu, utsinde umwijima mu gihugu cyacu, utsinde umwijima mu isi yose. Yesu Kristo, turagushimira kuko umucyo wawe utazima, nta nubwo wigera ucogora, kuko umucyo wawe utangwa n'urukundo rudashira udukunda. Haleluya! umucyo wawe utuma tubaho mu kuri. umucyo wawe twigisha gutandukanya icyiza n'ikibi. umucyo wawe utwereka ko tutari twenyine muri ino si yuzuye umwijima, utwereka ko turi kumwe nawe. turagusabye ngo umucyo wawe ukomeze kuba muri twe, ukomeze kutuyobora mu nzira zose. Mana yacu, dutekereje ku bintu byose byaremwe binyuze kuri wowe, binyuze mu gaciro duha, kandi dutekereje ko ubuzima bwacu bufite intego binyuze mu kukwizera. turagusabye rero Data wa twese, dufashe kugendera muri iyi ntego yo gutunga umucyo wawe, yo kugendana nawe. dufashe kujya duhora twibuka ko turi ibyaremwe by'Imana. dufashe kuzirikana ko ari wowe waturemye, kandi tuzirikane ko ubuzima bwacu bugomba guhora bumurikiwe n'umucyo. tuve mu mwijima ugose imitima yacu, ntikurandurwe burundu n'umucyo wawe. Mwami Yesu, ubugingo bwawe buduhe gukunda, kureka ibyo tudakwiriye gukora no gutunga umucyo ku bandi. reka dutange umucyo, tumurikire abandi, tubabere itabaza rizima. tugusabye ko waza ukinjira mu buzima bwacu, udukize, dukirize imitima. reka ubuhamya bwiza bube muri twe, kugira ngo ubwo abandi batubona babone ko turi abana b'umucyo, babone ko tutari abana b'umwijima. duhe Mwuka Wera dukomeze, atwibutse, ahora ashyira no magambo mu mitima yacu
ijambo ryawe ryariho mu itangiriro ry'ibintu byose, kandi umucyo wawe ntiwigeze utsindwa na gato. Komeza kutuyobora mu ijambo ryawe, twihishurire Yesu Kristo mucunguzi wacu, twongera imbaraga zo gusoma no gusobanukirwa ijambo ryawe, utwongerera ubushobozi bwo kubaho twishimye tugendera mu buntu bwawe. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'umucyo wawe, turagushimiye kubw'ubugingo bwawe. Ni ukuri uriho iteka ryose. Turakwizeye, twizeye kugumana nawe, twizeye kugendana nawe. Bana na buri wese uri kumwe nawe ukwizera. Izina ryawe rifite imbaraga, izina ryawe rifite ubushobozi. Gendana natwe ibihe byose, utwambike imbaraga n'ubushobozi, uduhe guhindurwa bashya, uduhe guhorana nawe mu ijambo ryawe. Ibi tubisenze tubyizeye, tubigusabye, tubisabiye mu izina ryawe Yesu Kristo, wowe ijambo ryaremye isi, mu izina ryawe ryera, amen. Niba iri sengesho rikoze ku mutima wawe, shyira muri komenti, andikamo ngo amen, kandi ntiwibagirwe gusangiza n'abandi. Ufite icyifuzo twafatanya gusengera, wacyandika muri komenti cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu, tugafatanya muri ino si, tugafatana amaboko kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu amahoro. Umwami Yesu aragukunda, umwami Yesu aradukunda. Hanyuma dukomezanye uru rugendo kuri Joel Gospel Praise TV kugira ngo tubashe guhindura benshi, bave mu mwijima binjire mu mucyo utangwa n'umwami Yesu, bave mu rupfu binjire mu bugingo. Ubwo bugingo ni Kristo Yesu. Bana natwe kandi turagukunda, tukwifurije umugisha w'Imana.